iyo uhagaritse guhamagara umukobwa ibi ngibi nibyo bihita biba. Mbere yuko mbikubwira ariko nagira ngo ngire ikintu ndibuze kuba nakubaza. Iyo uhagaritse kuba wamuvugisha wumva uri umunyembaraga cyangwa se ahubwo wumva neza ko uruhutse mu mutima wawe, icyo kibazo ukisubize. Ndagira ngo nkubwire neza ko buriya iyo uhagaritse kuba wamuvugisha, kuba ugiye gatoya ntabwo biri buze kuba byatuma gukumbura. Oya, ahubwo kuba ugiye gatoya ugafata umwanzuro wo kuvuga ati reka mengiye gatoya, biri buze kuba byakerekana icyo yari agufiteho. Natagukumbura ukabona ubuzima bwe nta nubwo bwitaye ko wagiye, ujye umenya neza ko nyine atigeze nagukunda. Muri iki kiganiro ngiye kuba nakwereka ndetse nagusobanurire uburyo ibyo bintu bikora mu buzima cyangwa se mu mibanire yawe hagati yawe n'uwo mukundana. Ubundi niki kiba iyo uhagaritse kuba wahamagara umukobwa? Iyo ubihagaritse ukavuga ati sizongera kuba namuhamagara, niki kiba? Tujye kubireba step by step, uburyo bigenda intambwe ku ntambwe. Niki kijyamo mbere mu mitekerereze yiwe? Ni ukubera iki hari abagore iyo uhagaritse kuba wabandikira cyangwa se ugagarika uburyo babitagaho bagaruka cyangwa se batangira kuba bagukunda kuruta uko bagukundaga mbere? Ni ukubera iki noneho hari n'abatabyitaho? Tunarebere hamwe amwe mu makosa ushobora kuba wakora mu gihe uri mu nzira imeze gutyo. Ayo makosa ari ashobora kuba yatuma noneho umuntu akubona fake kuruta uko byari bimeze mbere. Nubana nanjye biri buze kuba byarangira uhagaritse ikintu bita kugesinga cyangwa se kwibaza ibibazo, ahubwo utangiye kubona situation urimo n'uburyo ibintu bimeze neza kandi ukanabibona mu isura yabyo. Ikintu cya mbere ugomba kuba wakumva, iyo uhagaritse guhamagara umukobwa ntabwo bigenda nk'uko abagabo benshi babitekereza. Benshi batekereza ko umukobwa ari buze kuba yapanika, umukobwa ari buze kuba wenda yaba umuntu udafite amahoro. Oya, ntabwo ari uko. Ahubwo iyo uhagaritse kuba wamuvugisha, nawe uhagarika kuba yakuvugisha. Iyo uhagaritse rero kwandikira umuntu, akenshi cyane ni nabwo ubona ukuri k'umuntu, kubera ko hari igihe usanga uri mu mubano ariko uwo mubano nta kintu na kimwe umukobwa akoramo, ari we wisiga uwo mukobwa, ugahora ukora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko uwo mukobwa yagukunda, we atagukunda. Ikiba rero ni ikihe? Iyo uhagaritse kuba wamuvugisha ugira igihe cyo kwitekerezaho, ugira igihe cyo kwibaza uti ese ubundi koko nicyo cyari kirimo kirajyamo mbere mu mitekerereze y'uyu mukobwa. Utangira kubona amakosa yose, ugatangira kubona uburyo watayigiye, ugatangira kubona uburyo uwo mukobwa wumvaga neza ko ari rwo rukundo rwawe atigeze anakwitaho habe na rimwe. Nubona rero uhagaritse kuba wamuvugisha ukabona buri kimwe cyose kirahagaze, ndagira ngo ujye umenya neza ko ibyatumaga mukomeza kuba mwaba muri kumwe ni wowe nta kindi. Niwe watumaga uwo mubano ubaho, niwe watumaga uwo mubano ukomeza gusugira ugasagamba. Noneho wakuyemo akarenge kawe, uwo mubano urahagarara, kubera ko nta muntu nyine uzi ko watuma uwo mubano ubaho, kuko niwe wenyine watumaga ubaho. Ahangaha rero iyo uhagaritse kuba wamuvugisha, ntabwo systeme y'umubano wanyu iri buze guhita igwa hasi, ahubwo systeme yanyu iramera nk'aho ihagaze. Impamvu mbikubwira, uzitegereze mu nzu yawe, iyo hari urusaku wakundaga kumva ukumva neza ko rutagihari, ntabwo uhita upanikinga immediately icyo gihe urwo rusaku rwahagarariye. Oya, ubwonko bwawe n'imitekerereze yawe itangira kwakira iyo situation nshyashya wagezemo yo kuba ahantu hatari urusaku. Nanone rero iyo uhagaritse kwandikira cyangwa se kwita ku muntu utakwitaho, ubwo buryo byagenze gutyo ni nako bitangira kuba byagenda mu mutwe wawe. Utagira ngo rero umukobwa ntabibona. Niba wari waramumenyereje guhora iteka ryose umuhamagara atakwitaho, nubihagarika kabone nubwo ataba arimo aragusubiza cyangwa se ngo reacting, ababiza nabibona neza ko hari icyahagaze. Buriya impamvu abantu benshi bakunda kuba bafatirana ibintu by'agaciro bafite ntibabiha agaciro, nuko ibyo bintu biba bimeze nkaho ari ibintu bizwi, nyine bazi neza ko anytime cyangwa se isaha n'isaha bashobora kuba babibona. Rero ibyo bintu iyo bitangiye kuba byagenda akabona ya marangamutima wamuhaga azi neza ko ari buze kuba yayabona, ntabwo akiyabona, kenshi ahindura imitekerereze. Ahangaha rero niho abagabo benshi bakunda kuba bakorera amakosa, kubera ko mu gihe bahagaritse kwandikira abakobwa ntibabasubiza abo bakobwa icyo gihe bahagaritse kubandikira. Abagabo benshi hari igihe bahita bumva banatekereza ko icyo ni ikimenyetso cyanya cyerekana neza ko bataraba agaciro mu buzima bw'umukobwa, ariko mu by'ukuri ugasanga nabo nyine ni ukwibeshya, ni ikinyoma barimo barigaburira. Ndagira ngo ujye umenya neza ko kuba yaracecetse atarimo arakuvugisha kubera ko wacecetse nawe kuba wamuvugisha ntabwo ari ikimenyetso cyerekana neza ko atakwitayeho. Oya, nyumva neza hano, kuba yaceceka aba arindiriye ko ibyo wihaye cyangwa se ibyo urimo urigira byo kuba waceceka biri buze kuba byakunanira ukongera kumuhamagara kuko byari bisanzwe. Aguha igihe rero gihagije kugira ngo wongere ugaruke uba imbataye nk'uko wahoze uri imbataye. Impamvu biba bimeze gutyo nuko aba amaze igihe kinini nyine afite access, afite ubushobozi bwo kukugeraho, bimworoheye nta mbaraga nyinshi abigizemo. Ni nayo mpamvu uzajya ubona ko aba acecetse igihe runaka, n'igihe bishobora kuba byaba igihe kirekire, kuko abavuga ati ibyo arimo arigira ndabizi azangarukira, mureke n'ubundi yigire biriya, arabyigira igihe kingana iki. Ikibazo gakwiye kuba wibaza hano rero ni ukwibaza uti ese nzakomeza mpagarare ku wundi we, cyangwa se ahubwo igihe kizagera nimbona atarimo aramvugisha mbivemo mbishingukemo njye kuba naba umucakara w'umuntu runaka n'ubundi.
icyo ni ikintu kiba gifite agaciro kuruta n'ikindi cyose gishobora kuba cyakurikira, kubera ko yaba uri umuntu ufite agaciro uhabwa agaciro, nakubwiza ukuri ko guceceka kwawe kwagakwiye kuba kwarumvishwe cyane, ukabona ahubwo nta nubwo ashaka uri buze kuba waceceka. Iyo uri umuntu w'agaciro mu buzima bw'umukobwa, ndagira ngo nkwibutse neza ko kuba wahagarika cyangwa se kuba wafashe pause, ibyo bintu bihita bigaragara byihuse cyane. Ahangaha niyo mpamvu nkubwira ati rero abagabo benshi bikunda kuba byabagora, kubera ko batangira kwitiranya guceceka kw'abakobwa no kuba batarigeze bitabwaho, ntibamenye neza ko abo bakobwa ahubwo barindiriye ko ibyo uri murigira ubibuze kuba byakunanira ukabagarukira. Uburyo bwiza rero bwo guhangana nabyo ni ukumva neza ko nimba wafashe pause ugaceceka hari icyahindutse, kandi ntiwacecetse kugira ngo aze akwirukankira, wacecetse kuko wumva neza ko ukeneye amahoro y'imitekerereze yawe. Niba wacecetse utagishaka kumwirukanka umuhamagara atakwitaho, menya neza ko nyine ari we mwanzuro wafashe, ugenda ubeho nyine mw'uwo mwanzuro, expecting cyangwa se ntiwumve neza ko hari reaction cyangwa se hari ubundi buryo azitwara kubera ko wabihagaritse kuko ushaka amahoro. Ibindi uko azabyakira uko bizagenda ntibikureba. Iyi stage ubutangiriyeho ntabwo aba ari ukugira ngo utsinde cyangwa se urebe ko wamutsindira cyangwa se ugaragare nk'aho uri umuntu wa danger, ahubwo ikiba gihari ni ikintu kimwe, ni ukumva neza ko wahindutse wabaye undi, uko observinga ukuri, ukanareba ukuri k'umuntu wahoze iteka ryose wirukanka atagukunda, kubera ko icyo gihe urambobora rwose. Ndagira ngo nkubwire neza ko ntabwo wagira ubwoba bwo gushaka amafaranga cyangwa se ubwoba bw'imibereho hanyuma ngo nagire n'ubwoba bw'uko umuntu ashobora kuba yagusiga. Wumve neza ko ibyo bintu uzabifatikanya bikagenda neza, byange bikunde hari igipfa. Iyo upozinze cyangwa se iyo uhagaritse ukavuga ati oya, ntabwo ibi ngibi byakomeza gutya, ndagira ngo nkwibutse neza ko icyo ugiye kuba wakora ni ukugarura wa wundi wahoze uri we, ni ukubona ibintu mu isura birimo, kubera ko icyo gihe nibwo utekereza ukavuga ati ariko uno muntu namwirukankagaho gutya nasaze. Uba watangiye kwiha agaciro ukumva neza ko bitari guaranteed ku muntu uwo ari we wese ko ashobora kuba yakwakisesinga. Hari abantu biba byoroheye kuba wabagiraho uburenganzira cyangwa se umuntu akumva neza ko agufiteho uburenganzira igihe cyose abikenereye. Iyi niyo mpamvu nkubwira ati iyi ntambwe ya mbere ugiye kuba watera ni intambwe y'agaciro cyane, kuko usanga ibyakera ibyo wagiye unyuramo byose ubibona, ukabibona mu isura ya nyayo, ukabibona mu kuri bigomba kuba byabonekamo. Nyuma yo gupozinga wa mukobwa akabona neza ko wabihagaritse, utari bwongera kuba wamwirukankaho cyangwa se bya bindi yari yiteze ko hari igihe kizagera bikakunanira, bitari buze kuba byakunda, akabona ko wafashe umwanzuro uri seriye. Igikurikiraho ni ikintu bita gutekereza cyane cyangwa se overthinking. Umuntu atangira ko yatangira gutekereza yibaza uti ese uno muntu wayi, mbega akagira impamvu yibaza nyinshi, akagira n'ikintu bita amatsiko y'ubuzima bwawe n'ikirimo kirajyamo mbere mu buzima bwawe. Muri iki gihe ntabwo aba yagatangiye kugarura bya bihe mwagiranye, ibihe byiza, uburyo mwasohokanaga, amafoto mwifotozanyije n'uburyo mwabanaga neza. Oya, iki gihe ntabwo aba yakabigaruye, ahubwo ikiba kirimo kirabaho mu buzima bwiwe kino gihe aba atangiye kugira amatsiko y'aho uri n'ibyo uhugiyemo. Ubwonko bwiwe butangira kuba bwakibaza ibibazo byoroshye cyane. Kubera icyo yahagaritse kunyitaho, kubera icyo atakinyirukankaho, kubera icyo atakimpamagara nk'uko yampamagaraga. Ese yaba yaragiye kubw'impamvu cyangwa se yagiye kugira ngo testinge? Ese naba ntakiri mwiza nk'uko yambonaga? Niki kintu nari mfite cyatumaga nyirukankaho ndagifite? Mbega ibyo bibazo nibyo bitangira kujya mu mutwe wiwe. Ahangaha ni naho yibariza ikibazo cy'ingenzi cyane, akibaza uti birashoboka cyane ko nta gaciro nari ngifite mu buzima bwiwe nk'ako nari mfite mbere. Ahangaha ariko nanone niho abagabo bakunda nanone gukorera amakosa, kubera ko abagabo benshi bitiranya kuba umuntu afite amatsiko n'ikintu bita ibyifuzo. Amatsiko n'ibyifuzo biratandukanye. Kuba umuntu arimo aratekereza impamvu utakimuhamagara, impamvu utakimwirukankaho, ntabwo bihuye cyane nuko umuntu arimo aragukumbura. Ahangaha ubyumve neza, kubera ko hari igihe aba akumbuye umucakara wiwe, umucakara akoresha ibyo akeneye, umucakara abonera igihe abishakiye, akaba agukeneye nk'umucakara katagukumbuye nk'uko ubitekereza. Kugira amatsiko ku bintu byawe bigendanye cyane no kuba yagukontorora. Kugira amatsiko y'ibirimo biratuma nyine utakiri muri kontrole yiwe. Ibyifuzo rero, desire cyangwa se ibyifuzo, kuba kwifuza bigendanye cyane na attachment yawe nawe, ibyo mwanyuranyemo, ibyo mwasangiye ubuzima nyine nk'ubwo muba mwaragiye wowe nawe munyuranamo. Impamvu ibyo birimo birabandagira ngo uzabyitegereze. Iyo umuntu amaze kumva akanasobanukirwa neza ko ashobora kuba yakubona cyangwa se agufiteho access, ahita agabanya agaciro yaguhaga. Ahangaha rero iyo abonye neza kuri seriye mu bintu byawe, nibwo atangira kuba yagarura bya bihe wamuhagamo agaciro cyangwa se bya bindi wakoraga yumvaga neza ko atari n'ibintu bya danje atahaga agaciro. Agatangira kwibuka ibiganiro wamuganirizaga ariko atabiha agaciro, agatangira kwibuka cyagiye wamubwiraga ngo dusohoke akaza atabishaka cyangwa se akaza yakererewe ukamwihanganira, ariko icyo gihe ntabwo gihari kugira ngo namwihanganire cyangwa se nanone ngo
azigiye agomba kuba yaziraho. Icyo ni cya gihe atangira kuba yagarura bya bihe yatekerezaga ko buri gihe cyose uzajya uhora uhari, ariko mu by'ukuri aba yamaze kumenya neza ko ari ikinyoma yibeshye utazajya uhora uhari. Gusa hano ube witonze cyane kubera ko arimo aratekereza ibyo ngibyo, ntabwo bivuze neza ko arimo aricuza kubera ko utakimuhamagara cyangwa se kubera ko wagiye, ahubwo icyo arimo arakora assessment, ni nk'umukoro arimo arakora. Ntabwo iyo level iba yakabaye igerwaho icyo gihe, aba arimo arakora ikintu bita recalculating, aba arimo arasubira inyuma areba inyungu n'umumaro wari umufitiye mu buzima, ariko uwo mumaro ukaba warabuze cyangwa se ukaba urimo uragenda ukendera. Ahangaha rero ikizakubwira neza ko atigeze aguha agaciro, nubona neza ko curiosity cyangwa se amatsiko afitiye ahuri, ayo matsiko atagihari cyangwa se ayo matsiko yagiye tayari, bivuze neza ko ntabwo yigeze agukunda na rimwe, bivuze ko nyine wari uri aho ngaho nta kindi. Ikizamwereka rero ko wari uw'agaciro kandi wari umuntu ukwiye kuba yakubahwa mu buzima bwiwe, nuko amatsiko yawe, kugirira amatsiko bizakora bikaba binini cyane kuruta uko yabyeexpectingaga cyangwa se yatekerezaga ko biri buze ko byagera kuri level runaka. Ahangaha rero iyo ari umuntu wagukundaga ariko nawe atazi ibyarimo, ayo matsiko hari igihe amusunikira kuba yakora bimwe mu bikorwa nawe ubwe ate-expectinga cyangwa se atumvaga neza ko ashobora kuba agiye kuba yakora ibyo bikorwa. Ahangaha rero iyo ubona neza ko ari umuntu utangiye kubona agaciro kawe mu gihe wafashe iyo myanzuro, nibwo uzajya ubona hari utureaction twa gato na hato, ukabona araguhamagaye, ukabona urapostinze, aralikinze, ukabona mbega agatangira kugira nyine utuntu tumeze nk'aho ari kugushotora. Ibyo ngibyo nubona bimeze gutyo, ukabona nyine arimo arakwiyenzaho, ujye umenye neza ko umutuzo wawe no gutuza birimo birakora. Ikiba kiri buze kuba cyaguha agaciro rero ibintu bikagenda neza, ni uburyo nanone uri buze kuba wakitwara mu gihe wa mukobwa yatangiye kuba yakora cyangwa se yazana utwo tumenyetso tumeze nk'aho arimo arakwereka ko akwitayeho. Mbega nyine ntabwo yari akwitayeho mbere, ariko kubera ko wafashe imyanzuro hari utumenyetso atangiye kuba yazana, kuguhamagara n'utundi tuntu nk'utwo nyine. Ahangaha rero ni naho abagabo bari buze kuba bahagarara ku gaciro kabo n'ihinduka ryabo rikabahindurira ubuzima, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo bakava ku bintu byoroshye. Impamvu nuko buriya amatsiko, kuba umuntu agufitiye amatsiko bizagukorera, bizakubyarira umusaruro utirukankiye ngo nuko umuntu yatangiye kuba yakugirira amatsiko. Impamvu nuko ikiba kiri buze kuba cyakurikira nicyo kigena niba kuko uwo muntu agufitiye amatsiko ya nyayo cyangwa se niba yaragufitiye amatsiko akwiye, n'uburyo ugomba kubimanaginga kugira ngo ikosa wakoze bwa mbere ntuzongere kuba waregwamo bindi. Ikintu cya gatatu ugomba kuba wamenya rero, iyo amaze kuba yagira icyo kintu cy'amatsiko, igikurikira ni ikintu bita social media check cyangwa se gutangira kukugenzurira hafi. Ntukajye utekereza ko kubera ko bimeze gutyo ari uko aguha agaciro cyangwa se akeneye kuba yagaruka. Oya, hari n'abantu baba bumva neza ko bakeneye kumenya ibirimo birajyamo mbere mu buzima bwawe gusa nta kindi. Ahangaha ashobora kuba yajya ku mbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo arebe uburyo wa movinze on cyangwa se arebe uburyo wize kuba wabaho atari mu buzima bwawe. Yabigenje bite? Ni izihe mbaraga zabimuteye? Byagenze bite? Akajya gucekinga social media zawe kugira ngo arebe what is going on. Ese uracyapostinga ukuntu wapostingaga? Ese amarangamutima yawe ameze ate? Ese uracyitwara nk'uko witwaraga? Mbega utuntu ngutwo nyine aba akeneye kugira ngo amenye impinduka zabaye kuri wowe. Ese umeze nk'aho utafexwe no kuba yaragiye, cyangwa se nanone usigaye broadcastinga cyane akababaro kawe usigaye ukabwira buri muntu wese ku mbuga nkoranyambaga? Ese wakomeje kuba wabaho neza, wabayeho neza, cyangwa se ahubwo ubuzima bwawe bwabaye amaganya wiriza ku mbuga nkoranyambaga? Icyo kintu nicyo kintu umugore aba arimo arashaka. Ahangaha rero ntukajye wibeshya ngo ashobora kuba ari wowe, kubera ko birashoboka cyane ko icyo arimo arakora arimo ahubwo arakugereranya uwo wari uriwe n'uwo urimo uragerageza kuba wabawe cyangwa se n'uwo wigize. Ahangaha aba arimo aragerageza ngo arebe ko umuntu yahoze akontorora ari we muntu agishobora kuba yakontorora, agereranya ese umuntu nahoze nkontorora njyana uko nshaka n'undi muntu yabaye wenda adashobora kuba nakontorora bataniye he? Ntukumve rero ko bishoboka cyane ko ari urukundo. Ahangaha niho gutuza kwawe bishobora kuba byakorera muri faveri yawe cyangwa se ntibikorere muri faveri yawe. Niyitegereza akabona ku mbuga nkoranyambaga zawe ikintu cyahindutse ni kimwe, ni reactive, urareactinga cyane gusa. Amarangamutima niyo wiriza ku mbuga nkoranyambaga uri ruvuza induru. Icyo gihe rwose uzabona neza ko ari byo wigize n'ubundi uzamugarukira, kandi kuko niko biba bimeze, kuko icyo gihe ntabwo wagafashe umwanzuro ukwiye. Ahangaha rero ugomba kwitonda cyane. Niba waratandukanye n'umuntu bimeze gutyo warafashe umwanzuro nk'uwo ndi kukubwira, ugomba kwirinda cyane sad quote cyangwa se quote zibabaje nk'izo, cyangwa se ibintu nk'ibyo bya stoicism ugomba kwigira ngo n'ubundi nta ibintu nk'ibyo nyine by'amaganya. Icyo gihe ugomba kwitonda. Ibintu byo gupostinga ngo performing happiness, ubuzima burakomeza, ibintu nk'ibyo nyine, ibyo bintu iyo ubipostinze uwo muntu ahita abona neza ko utarabasha kuba wabaho, mbega nyine ukirwana no kuba wamwibuka. Ariko nabona ibyo bitagihari, hari ubundi buzima ufite, ndakubwiza ukuri ko icyo yakizamurenga.
impamvu wakoze ibyo ngibyo si uko urimo uragira ngo ujye kure ariko ujye kurira uvuza induru, oya, ahubwo impamvu uba warakoze ibyo ngibyo ni ukugira ngo ugire ibindi bikokipa bya nyabyo bikubyarira umusaruro kuruta kwirirwa wirukanka ku muntu utaguha agaciro, utakuvariwa. Umugore nabona neza ko utakimwitaho cyangwa se igihe wamuhaga wagihagaritse ukagira ibindi witaho, bikamera nk'aho mutigeze munamenyana, ahubwo ikintu kizazamuka muri we ni ukwibaza uti kubera iki? Ugomba kumenya neza ko niba mwaratandukanye ntabwo byarangiye kuba atakikuvugisha, ntabwo bivuze neza ko atakurebera hafi, abagukontororera hafi. Abagabo rero benshi hari igihe baba barakoze ibyo ngibyo bikagenda neza, ariko babona likinze post yabo atarigeze ayirayikinga, cyangwa se babona hari ikindi gikorwa uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa akoze, umugabo agasimbuka kumva neza ko ari igitangaza cyangwa se yatsinze. Watsinze iki? Ugomba guha agaciro kubura kwawe ntibigaragare nkaho ntacyo bivuze, kuvuga ati nubwo yagiye n'ubundi nta kigenda, n'ubundi nta cyahindutse. Icyo gihe bizakubabaza cyane, kandi kubura kwawe niba wafashe umwanzuro ujye umakinga sure ko kubura kwawe bifite igisobanuro kandi hari impamvu wabuze ya nyayo. Icyo gihe yabonye neza ko rero utari umuntu urimo uragenda cyangwa se urimo urakora ibyo udakwiye kuba wakora, imitekerereze ye irahinduka ikava mu kuvuga ati byaramunaniye kubaho atamfite, ahubwo ikaba ngo yize kubaho neza atamfite. Iyo atangiye rero kugira imitekerereze ivuga ngo yabashije kuba atamfite, ibyo nibyo bituma stage yawe iba inyembaraga. Nawe tekereza kugirira umuntu nabi cyangwa se kuba umuntu utaritagaho yarafashe umwanzuro wo kukureka, yamara kukureka ukabona ko yabayeho neza, cyangwa bikunde nawe birakubabaza, utangira kwibaza uti ese ubundi ndi iki? Niba ikiganiro kirimo kirakuryohera wumva neza ko ibintu ari sawa, ndagira ngo usabe favor imwe, no gukanda like button, kuko iyo ugejeje ikiganiro hano ugakanda like bibwira algorithm cyangwa se bibwira YouTube ko iki kiganiro gikwiye kuba cyagezwe ku bandi bagabo bakeneye kumenya uburyo bwo kwirinda gukora amakosa batagakwiye kuba bakora. Kanda like kugira ngo dukomeze dutabare sosiyete y'abagabo. Intambwe ya kane rero ihita ikurikiraho, iyo byose abona neza ko byamaze gufata indi ntera, igikurikira nta kindi, hakurikira ikintu bita testing, kugerageza. Ahangaha ujye witonda rero, niba wafashe umwanzuro wo guceceka ukamera nkaho ugiye kure cyane abantu, ukabona umuntu atangiye kuba yagutestinga cyangwa se umuntu nyine hari utundi tuntu arimo arakora, ntukajye wibwira neza ko ukeneye kuri buze ko wagaruka, ahubwo arimo arakugerageza, reba ati haza ubundi ko ibya mbere nabonye bitarakunze, ubundi ariseriye koko. Icyo barimo arakora arimo aragira ngo arebe ko afite icyo bita access checking, afite ubushobozi bwo kukugeraho uko abishaka. Ntabwo barimo aragira ngo wenda mukundane cyangwa se bibi bya nyabyo yikosora, ahubwo arimo aribaza uti ese imiryango koko irafunze nk'uko yerekanye ko ifunze, cyangwa se irafunguye ahubwo yashyizeho ikintu kigaragaza ko ifunze idafunze. Nubona atangiye kukwandikira amakuru ubona neza ko ashaka kwiyegereza, ukabona ntigeze kwandikira, wahoraga umwandikira ariko yahinduye arimo arakwandikira, ukabona arimo aralikinga post yawe, hari na comment arimo aragenda ashyira wenda kuri status yawe, wikibeshya neza ko icyo gihe yahindutse, oya, ahubwo ni gahunda cyangwa ni strategy arimo arakora kugira ngo arebe ko wamucakara wiwe ari buze kuba yamugarura ku birenge kongera agapfukama. Iyo bigenze gutyo rero niho abagabo benshi batangira gusubiriza inyuma ibyo bari bageze kure bubaka. Ahangaha abagabo benshi uze kumva neza ko nawe atari kumeze. Niba yaramaze igihe kinini atakwandikira cyangwa se uramwandikiraga ntagusubiza, ukabona ni wowe umwandikira no ukabona uramwisiritaho, hanyuma wafata umwanzuro ukabona neza ko hashize amezi 2 cyangwa se igihe runaka arakwandikiye, hari igihe wumva amarangamutima yawe utuje ukumva neza ko ibyo wakoze koko byakoze, ukongera ugasubira kuba umucakara. Icyo gihe rero uba birangije, uba wiyishe. Abagabo benshi bakunda kwibeshya ati niba byagenze bitya nongeye kuba nahitwamo, nongeye kuba nagaragaye, wagaragaye byahe, wikibeshya. Muzajya ubona rero akwandikiye nyuma y'igihe runaka warihaye gahunda yo guceceka, ukumva neza ko hari ikindi cyizere kizamutse, ujye umenya neza ko ntabwo wigeze uhinduka, ahubwo wari urindiriye ko agaruka. Ndakubwiza ukuri ko n'ubundi aragukoroniza nyine, kuko nta mpinduka. Aho ngaho rero iyo abonye neza ko akwandikiye cyangwa se agukoreye utuntu dukeya twiza tunagaragara ko ari utuntu turi simple ukabwanuka, icyo abona ni kimwe, ahita yumva neza ko access, kuba yakwakusesinga ntabwo byigeze bihinduka, nta nubwo bigoye cyane, nuko wabigize bigoye nyine mu maso y'ababibona, ariko wegereye cyangwa se umuntu agerageje kukwegera ntabwo bigoye cyane. Ibyo nibyo bitekereza ahita agira muri we. Uzi ikintu kiri buze kuba cyaba kibi, nuko nabona neza ko wagerageje gutera iyo ntambwe akabona uburyo byoroshye kuba yakugarura, azagukoroniza byuzuye, noneho anakujyane mu buryo utazigera wongera kuba watekereza kujya kure yiwe, kubera ko icyo akeneye ni umuntu uri aho ngaho akoresha ibyo ashaka umubyarira inyungu. Iyi niyo mpamvu guceceka byonyine bitari buze kuba byaba bihagije. Guceceka kugira ngo umuntu abone agaciro kawe ntabwo bihagije.
ceceka, numara guceceka ugire n'ikindi uri buze kuba wakora. Icyo uri buze kuba wakora kigena nanone agaciro kawe kagaragarira buri muntu wese. Ugomba kuba umuntu utuje cyane, uri pose, mbega nyine bigaragara neza ko nta muntu n'umwe ugomba kuba yagukoresha ibyo udashaka kuba wakora cyangwa se ngo akwirukase. Niba agarutse ukabona neza ko agarutse, wisara wisizora, nta birenze kuba yagaruka. Mureke agaruke, wenda nakuvugisha, nakora ubwo bukorwa bushobora kuba byakerekana neza ko hari urukundo agufitiye, ariko nanone ntusare ngo usizore ngo uti intego wihaye nk'umugabo. Niba arimo aragerageza kuba yakugerageza nyine akabona neza ko bitari buze kuba byakora, akabona neza ko utazongera kuba wamubonekeye, utazongera kuba waba inanga nk'uko wahoze uri inanga, uwo muntu niba agukunda bya nyabyo cyangwa se niba bigaragara neza ko yitiranyije ibintu, aziga guhindura imibereho kugira ngo imibereho yiwe ihure n'iyawe. Ahangaha iyo aje gukora igenzura akabona ko utazigera uhinduka, we atangira kuba yahindura amarangamutima ye, agatangiza ubundi buryo bwo kuvuga ati reka niko ubundi buryo ndibuze kuba nabaho nkanjye, niko ubundi buryo ndibuze kuba nakora ibyo ngomba kuba nakora, kubera ko ibyo ntekereza ko ariko bigomba kuba byagenda ntabwo ariko bizigera bigenda. Ahangaha naza akugarukira ujye witonda cyane, ubanze ukore igenzura umenye niba koko agukumbuye cyangwa se ahubwo akumbuye uburyo wari umucakara wiwe, akumbuye mbega ibyo wamukoreraga, adashobora kuba ari wowe wakumbuye, yikumburiye ubuzima yakubonagaho. Iyo umaze kubimenya rero, iryo tandukaniro niryo riba ribuze kuba ryavuga ikindi icyo ari cyo cyose kigiye kuba cyakurikira. Kuguma kure cyane rero y'umuntu nk'uwo nguwo urimo uraza kwiyegereza kandi utarigeze guha agaciro, ntabwo ari ukumwanga, nta nubwo ari ukumusuzugura, ahubwo ni ukugira ngo ukomeze ugire imbaraga zo gukontorora ubushobozi bwawe. Stage ya nyuma cyangwa se intambwe ya nyuma, intambwe ya gatanu, ni ukubona outcomes cyangwa se ni ukubona ibiri buze kuba byava muri za ntambwe zose wateye. Ahangaha ni hahandi uzajya ubona neza ko ibyo wagerageje byose byarakunze cyangwa se ntibigeze bikunda. Ahangaha niho uvuga ati ese byarakunze cyangwa ntibyakunze, byagenze bite, byabyaye uwuhe musaruro? Ntukajye wibaza rero ngo byarakunze cyangwa se ngo usange wabikoze kubera agahimano, ahubwo icyo uzibaza ni kimwe no kwibaza uti ibi bihe byose n'ibi bintu maze kuba nanyuramo n'iki kintu byanyeretse. Icyo wagakwiye kuba wibaza mbere y'ibindi byose. Impamvu nkubwira ibi ngibi ni uko guceceka, gutuza, uko byamera kose bigira ingaruka, bigira icyo bita outcome. Azagaruka agerageza kuba yabana nawe, agerageze kuba umuntu mwiza bigaragara neza ko yahindutse, ariko ntukajye wibeshya. Ahangaha nyuma icyo ugomba kuba wamenya ni ukumenya ati ese koko uno muntu yigeze ankunda cyangwa se ahubwo nagendaga ntazi iyo ndimo ndajya. Umenye nyine ukuri k'uwo muntu wahoze iteka ryose ubana nawe. Ahangaha rero outcome utazajya ugira ngo ni igihe cyiza, kubera ko iyo ugiye kuba wareba ibirimo birajyamo mbere, hari igihe ubona ukuri kw'ibihari, ukabona neza ko imbaraga zose wakoresheje cya gihe umukunda zitigeze zigira agaciro cyangwa se atigeze abiha agaciro kubera ibyo umaze kuba wabona binyuze mwa ziriya ntambwe zose nakubwiraga. Gusa nanone nubwo byaba bimeze gutya, ntukajye ugira ubwoba cyangwa se wumve neza ko nyine bigiye kuba byaba bibi, kubera ko iki nicyo gihe ubona imbaraga za nyazo. Buriya iyo wamaze kumenya neza ko igihe biribuze kuba byakurinda kongera kuba wata icyo gihe, biribuze kuba byakwereka ko umuntu agukunda cyangwa se nanone connection waketse ko mufitanye itigeze igira agaciro nk'uko wabyizeraga. Ahangaha ntuzumva neza ko ibyo ubonye rero utabyishimiye, ntukajye ubabara kubera ko ntabwo uba ubabaye kubera ko wenda yanakwanze cyangwa se byagenze gute, ahubwo ubabaye kubera igihe cyawe watakaje. Ahangaha unyumve neza, kuba waracecetse, kuba waragiye kure yiwe ntabwo uri buze kuba byaba nk'igihano kuri we, oya, ahubwo ugira ngo wikureho agatambara wahoze iteka ryose wishyize ku maso. Iyi stage yo kureba ibiri buze kuba byavamo ni stage iri buze kuba yagusunikira kugira ngo umenye realite, umenye ukuri kw'ibigaragara, umenye ukuri kw'imibereho yawe. Ujye umenya neza ko buriya ntabwo wakinginga umuntu kugira ngo aguhe agaciro ataguha agaciro, ntabwo wakinginga umuntu kugira ngo agukunde kandi atagukunda. Nyine niba atagarutse, niba ubona neza ko atanakwitayeho kugenda kwawe, ntabwo bivuze neza ko utari uw'agaciro, ahubwo bivuze neza ko wakundanye cyangwa se wisanze mu rukundo n'udakwiye kuba waba uri mu rukundo nawe, cyangwa se nanone bigasobanura neza ko wowe ubwawe wari uri mu rukundo rw'uruhande rumwe, wakundaga umuntu utagukunda nyine. Ahangaha rero ikintu cy'ingenzi kiba kirenze ibindi ugiye kuba wakora ni ukwiga kwiyemera ukanakira ibirimo biraba, kubera ko acceptance, kwakira, kugira inema yo kwakira ibyo utahindura n'imbaraga, kandi uzabyemere utibremize cyangwa se utishyiraho amakosa udakwiye kuba wakishyiraho. Ibyo ngibyo iyo bigenze neza rero ukakira ibiri buze kuba byava mu ibyo bintu kandi ukabyakira uburyo bimeze bigendeye ku ntambwe zose wateye, ahangaha iyo ubivuyemo neza niho umugabo aba attractive, niho umugabo agira igikundiro kirenze icyo yari afite.